guhamagara gitifu w'umurenge. w'umurenge. Hariya gitifu yitwa nde? Yitwa Ntambara, yakoreraga i Kayonza, ni mu butaka bwawe yayoboraga. Niho yaduhaye uwo mama twari twaraguze. Nabwo nuko ari urwego ejo rwamuhamagaye rumubwira gukemura icyo kibazo. Amasezerano yari yarayimanye. None ako kanya nibwo yayatanze kubera inzego zimurenzeho zamuhamagaye. Kandi ikindi nibwo ari kuvuga ngo ninze ngo twongere dusubiremo amasezerano bushyashya. Nayo amafaranga yampaye. Ibyo ngibyo nta mureye nabyo ntabyo nzi rwose. Nashaka uko ibindi uko bivuga. Naho rwose kubungira gitifu byo abireke. Impera nziza z'icyumweru ku bantu mwese mwakoze subscribe ku Gaseke k'Amakuru official. Uyu munsi ntabwo tuje gupfundura Agaseke k'Amakuru nkuko bisanzwe, ahubwo tuje kuganira gato cyane ku nkuru iri gucaracara ku mihanda. Inkuru imivugwamo abayobozi, iravugwamo abaturage, ndetse iravugwamo n'ikintu cyitwa akarengane. Ni inkuru ndende ariko mbabwira ko ngerageza kwivunaguramo uko bihagaze. Iyi nkuru iravugwamo gitifu w'umurenge mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu bintu abaturage basa n'abavuga ko ari ubutekamutwe. Inkuru itangira gute rero? Inkuru itangirira mu murenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza mu burasirazuba. Umunsi mwavandimwe babiri baguze ubutaka mu murenge wa Mukarange n'umubyeyi witwa Vestine, bamuha miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Barangije baragabana, umukuru afata haruguru, umuto afata hepfo, ndetse baragabanye bagira n'ibyangombwa bibiri ariko bicyanitse kuri Vestine wagurishije. Nyuma y'umwaka umwe wa musore muto yashyize umugabane we ku isoko, haza abantu bashaka kumuha miliyoni 4, ariko umudugudu aramuhendahenda, aravuga ati rero aho hantu reka kuhatanga, hari inshuti yanjye ihashaka. Umusore ati ibyo nabyo, icyo nshaka ni amafaranga. Yumvira mudugudu, bukiye amuzanira umukiriya. Umukiriya rero yaje kuza rinde? Umukiriya yaje kuza ari uwitwa Ntambara. Ntambara rero ari gitifu umurenge wa Mukarange. Hanyuma rero azavuga ko aje kuhagurira umuntu. Hanyuma rero bahageze aho Ntambara gitifu w'umurenge wa Murundi uyu munsi umwaka ushize yari muri Mukarange, ahantu aziramo rero ngo yaraje aravuga ati rero wa musore we, hano hantu ugiye kugurisha n'ubundi utanagurishije nta kibazo, ariko nta kintu hazakumarira kubera ko hano hantu tugiye kuhashyira rompuwe. Abantu muzi Mukarange mu mujyi murahazi. Hanyuma rero ngo yikojeje ku ruhande yitabisha telefone ati mvuye n'ubitsi impapuro mu kuntara, ahantu hazashyirwa rompuwe. None reka tukubwire wa muhungu we, no utakira miliyoni 2 uzahomba, ndetse ngo yamushyizeho n'iterabwoba ryinshi. Uyu musore ngo abanza yiyangiriza, ariko biza kurangira bamushyizeho ibyo avuga ngo ni iterabwoba. Yakira amafaranga, ariko kubera ko icyangombwa kitari kimwanditseho, basaba wa wundi Vestine navuze hejuru ko yakwemera akavuga ko agurishije ku bufatanye na wa muhungu. Vestine aravuga ati nta kibazo, ubu ngubwo muransigaramo turuwasa, azishyurwa ari uko hakozwe mitasiyo. Iyi nkuru irumvikanije ikintu kimeze nk'ubujura. Ese ubujura buri hehe? Mu gukora amasezerano, Ntambara gitifu w'umurenge wa Mukarange yifashishije landi, ubwo n'ushinzwe ubutaka, akaba noteri w'ubutaka ku murenge, bandika ko bwa butaka buguzwe miliyoni 6, kuko uwo yahaguriraga ngo ariyo yari yamuhaye. Nutaza kurambirwa inkuru n'uwaguraguraza kumwumva. Ikibazo rero hano cyabereye isobe nuko Ntambara na wa mukozi w'umurenge ushinzwe ubutaka bagiye gupima ibipimo birenze iby'ubutaka baguze. Ikindi mu nyandiko agaragaza amazina y'uwaguze wakiyita umugabo, ariko ntatange telefone y'uwaguze ngo bakemure ikibazo. Ntambara nyine agaragara nk'umugabo. Vestine nyiri ubutaka rero wagurishaga n'uyu musore bafashe umwanzuro wo kujya kureba umuyobozi w'akarere ngo bamugezeho ubutekamutwe bakorewe n'abayobozi, kuko niba mubyibuka neza uko natangiye, komisiyoneri yari umukuru w'umudugudu. Umusore ati tekereza, bampaye miliyoni 2, hanyuma ngiye gusinya nza gusanga nasinye miliyoni 3 kugira ngo nsohoke. Vestine ati nanjye rero nagurije ubutaka mu masezerano, bandika ko mugurishije muri 2, kandi wa kabiri ugaragara mu bugure ntabwo ari umugabo wanjye, nta hantu muzi, nta nagaragara mu byangombwa. Ibyangombwa rero Agaseke k'Amakuru kabashije kubona. Akarere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, akagari ka Nyagatovu, umudugudu witwa Rebero. Ubutaka burangwa n'ibi bikurikira, bifite ubuso metero kare 822, buhereye kuri UPI bayishyizemo, bukaba buzakurwa kuri UPI yanditse kuri Mushimiyimana Vestine, kuko aribwo buguzwe na Musoni Dani ufite irangamuntu ngiye.
ubwo butaka bukaba rero bwari butarakatwa kuri iyo UPI aho buherereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, akagari ka Kayonza, umurenge wa Gatebe. Hanyuma rero ugurisha cyangwa se abagurisha bemeye ko umutungo w'ubutaka n'ibyabukoreweho ari ubwe uvaho n'uwawo, kandi ukaba n'ubundi ugurishijwe ku kiguzi kingana na miliyoni 6 agizwe na miliyoni 5,700,000 ikiguzi cy'ubutaka yishyuwe cash, no kuvuga ku kanya, n'ibihumbi 300 y'ikiguzi cy'ubutaka azishyurwa hakozwe ihererekanya cyangwa se mutation. Hanyuma rero duhaye umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka uburenganzira bwo kwandika ubutaka ku wabuguze muri registry y'ubutaka mu gihe buzaba bumaze kuvanwa kuri UPI ya India Vestine. Ikitonderwa, ubutaka buguzwe bufite UPI nayivuze hejuru 822 n'ubuso bukaba ari ubutaka bwari bwaraguzwe na Niyonshuti Aimable ufite indangamuntu bayishyizeho, ariko bari batarakorerekanya na Mushimiyimana Vestine ufite indangamuntu bayivuze, bityo bakaba bombi bemeranya gusinyira ubugure bwabo ko agurishijwe kuwitwa Musoni Dan ufite indangamuntu ngiye. Bikorewe i Mukarange 16 z'ukwa 5 2025. Hanyuma abagurisha Mushimiyimana Vestine ufite indangamuntu yateye igikumwe, hanyuma Niyonshuti Aimable yateye igikumwe, Musoni Dan nawe yateye igikumwe, kandi ngo ntabwo hagaragara abahamya ku bugure bubaye. Ntambara John arabisinye. Uyu Ntambara John niwe gitifu nyine wari gitifu umurenge wa Mukarange. Hanyuma nivuguruzwa Emmanuel nawe yari mudugudu ariwe komisioneri. Hanyuma rero noteri asanzwe, noteri ndabona yitwa Ahishakiye Dedone, akaba asanzwe ari randi w'umurenge wa Mukarange. Nako ngo ko bihagaze. Hanyuma rero amasezerano yo kugurisha baravuga ko ngewe Mushimiyimana Vestine ufite indangamuntu ngiye ubarizwa mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyamabuye, akagari ka Gahogo, umudugudu wa Rutenga, ngurishije umugabane ungana 37% na bwana Musoni Dan ufite indangamuntu, aho umutungo uherereye bavuze ko ari Kayonza Mukarange Nyagatovu Rebera. Navugishije rero uyu musore uvugwamo ahangaha uvuga ko bamutekeye umutwe, Niyonshuti Aimable twavuganye ndamwibwira, atubwira muri make uko byagenze. Hanyuma ariko aza kutwongeraho ko ngo n'amasezerano yari yayimwe uyu munsi tariki ya 19 z'ukwezi kwa 4 2026 mu masaha mu gitondo mu migo gitifu Ntambara John aribwo ngo yamuhaye amasezerano mu gitondo, ariko ngo ntabwo ashaka kugira ikintu na kimwe bakora ngo bumvikane. Amakuru ni meza. Guhamagaye nitwa Alphonse Twahirwa. Ndo umunyamakuru. Hari amakuru namenye akwerekeyeho iwanyu Mukarange nshaka kukubaza. Abantu batekeye umutwe bagurisha ikibanza bigizwemo uruhare na gitifu, birangira ubonye ko bakubeshyaga. Yego. Byagenze bite? Ukuvuga ngo jewe nahamagawe umuntu mukuru w'umudugudu yari umukomisiyoneri. Arampamagara ambwira yuko ngiye guhabwa amafaranga. Ambwira ko yabonye umukiriya byarukuza mpita nishyurwa. Ntabwo nari nzi umukiriya ninde. Nzi ko ari miliyoni enye bari bumve. Noneho mbona ibyo mbona ni gitifu w'umurenge, ariko ntabwo nzi ko ari ugiye kuhagura. Noneho tuzamukana, ariko byarangiye nyine ariko menye ko ari uri buhagure. Yego. Tuzamukana ndi buhabwe miliyoni enye. Tuvuye ku kibanza. Yego. Noneho tugeze ku murenge. Ari kuwa gatandatu tugeze ku murenge, akata hirya ngiye kubona ngo naraje hamwe ngo ahantu hawe harimo imihanda. Yavuze se ubibwiwe n'iki? Bari umuhanda harimo na rompo. Ari igitifu bikubwira. Ari igitifu bikubwira. Ari igitifu bimbwira. Ngo mamagara ngo yandi w'intara ngo ni ubitubwiye. Yego. Ndangije ndavuga ati se wowe urahagura kandi hari imihanda. Arangije arambwira ati ikintu ndi bukore banshyiraho pressure banera ubwoba we narandi. Arambwira ati hano n'ubundi nutagurisha nta kintu bazakumarira harimo imihanda. Yego.
namaze atsemwe ko mushaka kuhagura murahamaze iki agira ati nutagura haraguhombera nta kintu azakumarira ati icyo nzi cyo ni ukuri buhombe byose ati urafata amafaranga make cyangwa ntayifata banira ubwoba baravuga ati urasinya kuri uyafate cyangwa ntagusinya ati n'ubundi harimo imihanda ati urazamuka nta kimwe kiri bucemo batayiciyemo kandi uhita uhomba kandi urabona ko ukiri umwana muto wakabaye unayafata ukajya kureba ahandi yego ndangije banshyiraho puresha mbwira randi n'amarira aza mu maso mbwira randi ndamubwira nti se randi umuyobozi w'intara umuntu ukora ku butaka mu ntara ubabwiye ko uyu munsi ni kuwa gatandatu ninde muyobozi wakoze ugiye muri mashine ababwira ko harimo imihanda ko nta na GPS nzi ko yigeze igera hari ahantu amakuru nyafite ngo yanga ubutaka ngo ngo niba utinze ngo tugiye kwigendera ngo amasaha ari kugenda ngo sinya cyangwa utubwire ndavuga ati rero aba bantu byaba bikunda bafite amakuru koko harimo imihanda birangira bambwira ati turagwa miliyoni 2 ntago tuzirenze ari nagase mwambariye mukama amafaranga naje nje gufata ko nanjye nifite ibindi bibazo arambwira ati ntabwo bikunda ati nayangaya ntago tuyarenze ati kandi ntabwo uratinda turabivamo kandi tubivamo n'ubundi we tuhomba byose yego nta mafaranga nayibona n'imihanda nayo izacemo byose biburi fata amafaranga n'amarira ajenga mu maso navuga ati ni wowe muntu unkorera ibintu koko birangira nsinye ndazamuka nyuma nza gukurikirana menya ko nta mihanda yari irimo ubu nta mihanda yari irimo nta mihanda irimo nta nubwo harajya master plan aracyari mu buhinzi noneho mpamagara nyuma yabwo nza guhamagara gitifu w'umurenge w'umurenge hariya gitifu yitwa nde yitwa Ntambara yakoreraga i Kayonza ni mu butaka bwawe yayoboraga ubu baranimuye ndamuhamagara ndamubwira se gitifu mumeze mute meze neza ni se kuki mwamuhohoteye ati gute ni igiti kuki mwashatse ko ngurisha ahantu ku itegeko ryanyu kandi mubizi ko nta mihanda ihari yego ahita ambwira ngo ugari ibintu inyuma navuga se kuki ndigari inyuma kuko nanjye mwaramuhohoteye navuga ati ngiye gushaka uburyo ki manura abanyamakuru cyangwa byandike kuri Twitter ndijyane mu karere kuko mwaramuhohoteye ndamubwira nti kuba ndi umwana w'urubyiruko mfite imyaka 20 n'ingahe ndi kwiyubaka akaba ari wowe umuyobozi wabanje kumuhohotera ni ikintu kimbabaje cyane niyo mpamvu nkwamagaye ndanamusabe ni se ko ubona ibintu bigiye kugera kure nta kurutahura tukabiganiraho aravuga ati nzabitwara aho ushaka ati ngenda kuntwara nikavuga ati nta kibazo ni muri ubwo buryo rero nuko nahohotewe ubutaka wabuguze na gitifu abwiyandikaho cyangwa nawe nabandi yaguriraga gitifu ni nk'undi muntu yaguriraga kuko ntago hari minuza ye ariko uwo muntu yaguriraga ntawe uhari ntawe wari uhari ni we wabuguze ariko abwandikaho nk'undi muntu yego niko byagenze amakuru avuga ko se ngo hari uwo basinyishije miliyoni 6 kandi yakiriye nyine nayo urayazi oya nta muntu bigeze babaye miliyoni ahubwo ku gipapuro ku masezerano natunguwe no kubona narasinyiye ngo miliyoni 6 kandi izo miliyoni 6 nazo nabonye narahawe miliyoni 2 ntabwo umuntu twari twaraguze nari nsigayemo 500 urumva nahawe miliyoni 1 n'igice no kuvuga ngo ku rupapuro rw'ubugure hariho ko wasinyiye miliyoni 6 kandi baraguhaye 2 ndetse no mwaguze ukamuha 500 uwo twaguze we nari musigayemo 500 ariko urumva kubera ko gitifu nyine we byari bisa nkaho bigiye mu maboko ye ubwo butaka butakiri ubwanjye yagombaga gusigara arebana n'uwo mumama twari twaraguze mbere ko twari tutarakora mitasiyo ni muri ubwo buryo rero ayo mafaranga nabwo ntago yigeze anayamuha yamuhaye angahe nta mafaranga ngira ngo yamuhaye 200 amusigayemo 300 icyo gihe hari abandi baturage se nabo baba baragurishirijwe ubutaka mu buryo babwira ko bazaca amarompuye nk'uko nabyumvise oya nabo ni wewe wenyine njyenyine ariko byari akagambane kubera umuyobozi w'umudugudu niwe ari komisiyoneri nagiye umuyobozi w'umudugudu hari ikibazo nari mfite urumva
mihanda rero bo bagarutse inyuma ari batatu bakora inama yabo ubwabo kuko baratinze twagiye bagiye kunyishyura miliyoni bamaze nk'isaha irenga n'igice buri wese akata bakora inama ntazi izo arizo nibwo bagarutse bambwira ko umwanzuro ngo umeze gutyo ari miliyoni ebyiri biza kurangira ubona warasinye 6 birangira mbona narasinye 6 numva birantunguye kandi nabwo iyo mihanda nta yari irimo reka nkubwize ukuri ubwo uko ubizi ubu naba narasinye ubusezo ya 6 nanazaza nkaba ndi kuburana aka kanya hari inzego wagezemo kino kibazo se nta nzego nari nakagezemo kubera ko nari nyisha urabizi ibintu byose bisaba nk'ufite proof nyine byasabaga yuko nyine mbanza kubaza uburyo bigenda mbaze n'abantu b'abanyamategeko bisobanukiwe mbabaze nyine ukuntu nyine bigenda bansobanurire bari kukubwira ko bigenda bite ubwo bose nyine ikintu bakubwira ni ukujya mu buyobozi cyangwa bakambwira ati bahamagara umuntu w'umunyamakuru cyangwa byandika kuri Twitter kuko abo bantu bararenganyijwe cyane noneho narenganywa n'umuntu w'umuyobozi wawe ariyo muntu wakabaye ari urengera umuturage niwe wabaye wa mbere kuguhohotera hari ikimenyetso ufite kigaragaza ko yaguhaye miliyoni 2 zitari 6 nk'uko byanditse ku bugure abagabo barahari ko hawe miliyoni 2 barahari rwose barahari cyane nabo byababaje bakimenya ko nta mihanda yaciyemo ubu ntambara mujya muvugana se ntabwo nongeye kumuvugisha aramuhamagaye rimwe gusa ntabwo nongeye kumuvugisha kuko aka kanya nta kintu nyimushakaho ahubwo aka kanya niho hakabaye amamagara kugira ngo tuganire ntabwo njye aka kanya rero bitiri mu maboko yanjye kuko namaze kumenya ko icyo kintu ari ikibazo kiri hejuru kirenze ubushobozi bwanjye ni muri ubwo buryo reka ngushimire urakoze cyane turagumya dukurikirane twumve ibyo ari byo nigeze mfata ntabwo amasezerano ntayo wigeze ufata uvuga ngo amasezerano nabwo narayimwe ntabwo nigeze nyafata uyu munsi rero mu gitondo nibwo nayabonye abonye ko nabwo impamvu yaduhaye ari igitifu ntambara ubwe niwe wayabahaye niho yaduhaye uwo mama twari twaraguze nabwo nuko ari urwego ejo rwamuhamagaye rumubwira gukemura icyo kibazo amasezerano yari yarayimanye none aka kanya nibwo yayatanze kubera inzego zimurenzeho zamuhamagaye kandi ikindi nibwo ari kuvuga ngo ninze ngo twongere dusubiremo amasezerano bushyashya nayo amafaranga yampaye ko mu kanya amaze kumuhamagara namubaza arambwira ngo reka ngo uwo muturage arabeshya ngo nashakira ahari ngo ibyo nta n'ibyo nzi ntabwo yakubwiza ukuri ariko birahari niko bimeze none se urumva ubu najya guhimbira umuntu w'umugitifu se nahimbira gitifu ngo bimarire iki ko nta nta ari muzi namuhimbira ngo bimarire ngembe i Kigali Simba ni Kayonza ubwo se najya guhimbira gitifu ngo bimarire iki bari babirimo ari batatu umuyobozi mukuru w'umudugudu gitifu w'umurenge n'arandi w'umurenge ikindi byari muri weekend kuwa gatandatu ikindi ntabwo amasezerano akorerwa ndakeka adakorerwa kwa noteri w'umurenge ibyo byose ni ibintu banzi bangatanyije kugira ngo singe ahandi hantu ndenga yego ni gutyo byagenze gute se akubwira ko atabizi bwari uburenganzira bwo kunsubiza ibyo ashaka ariko nanjye ntabwo nari bukora inkuru atarimo mbese ntibyari bukunde hanyuma rero naje gutera intambwe mbaza uyu mugabo witwa Ntambara uyu ni gitifu w'umurenge wa Murundi uyu munsi mbanza kumwibwira birumvikana mubaza uko bimeze aravuga ati ibyo bintu naho mpuriye nabyo uwo musore arabeshya exit muraho neza amakuru yanyu nitwa Alphonse Twahirwa ndi umunyamakuru kuri BNB FM Kigali nikoze hari umuturage wari utuzaniye ikibazo atubwira ko ngo waba waragize uruhare mu gutuma agurisha ubutaka bwe ku gihendo mumubwira ko azaca ibikorwa remezo ntibyahaca ubwo mwayoboraga umurenge wa Mukarange aho muturage yatubwiye ko ngo yagushatse kugira ngo mwumvikane mugurire ku giciro kizima kuko nta bikorwa remezo bizahaca ngo ntabwo wabyemeye ayo makuru arimo aduhana afite ishingiro nakubwiye se ko naguze ubutaka bwe ntabwo ari igihe gusa cyagenze bite bose yaba akeneye ko njye se nijye wamugurishije nijye wamuguriye yakubwiye iki
yatubwiye ko ngo wowe waje binyuze mu mukuru w'umudugudu ngo yarabahuje ubabwira ko ushaka ubutaka hanyuma ngo murumvikana yego nyuma ngo akwereka amasezerano afite hanyuma mbone kuzamo avuga ko ngo yari azi ko ariwe muguze nyuma ngo uza kugurira undi ngo ku byangombwa handitseho undi muntu ibyo ntaho bihuriye ibyo kuba ngo hari buce rompuwe ntihace se byarimo tubwira ni bimeze bite byarompuwe ngo mujya kumugurisha mwambwira ko ngo hazaca rompuwe kugira ngo adahomba muri miliyoni nyemwa yashakaga ngo mumuhe ebyiri kugira ngo ye guhomba ibyo ngibyo nta mureye nabyo ntabyo nzi rwose nashaka uko ibindi uko abivuga naho rwose kubungira gitifu byo abireke afite uwo baguze nagenda avuga n'uwo baguze ntacyo agiyeho rwose mbaza ndumva ntacyo mvuga kuri ibyo ngibyo murakoze cyane giti ubwo rero ntekereza ko iki kintu kiri kuvugwa aha ngaha niba ari ubutekamutwe niba atari bwo inzego zibishinzwe zigomba kubijyamo zikareba uko bihagaze aha ngaha ntabwo duca urubanza ariko ravugamo ikintu cy'ubutekamutwe ravugamo ikintu cy'ubutekamutwe ubwo gahunda ni uko abantu mwese muca urubanza uko bimeze cyangwa se uko bikwiriye ngaha rero katijya kwibera match ya Arsenal na Man City